Naganiriye umusaza w'inararibonye, umusaza ubayeho neza cyane, umusaza wubashwe mu bantu, umusaza ufite icyubahiro ndetse n'ubutunzi. Ariko uwo musaza kera yari umujura. Uwo musaza twaraganiriye mubaza byinshi cyane kuko nawe abyiyemera yuko yahoze ari umujura. Tuganira ku buzima bwe, ndamubaza nti ese ko abantu bavuga ko wahoze uri umujura koko nibyo? Aransubiza ati mwana wa koko nibyo. Ndongera nti none se kuki wari umujura kandi niki cyatumye bivamo ukareka kuba umujura? Maze ansubizanya agahinda kenshi ati rero mwana wanjye ukundeba uku na data yahoze ari umujura. Yari umujura wa wundi wabigize umwuga, ari byo bimutunze bigatunga n'umuryango we. Natangiye kumenya ubwenge rero ngera mu ishuri, abana bakajya banserereza bati papa wawe ni umujura kabombo, yiba ibintu byose, yiba amatungo, inka y'iwacu yarayibye. Naho ngeze bati dore wa mwana w'umujura. Birambabaza cyane, ariko ngeze aho ndabyakira kuko nabonaga yiba akazana tukarya. Ndabyakira maze nanjye niyemeza kuba umujura nka we. Gusa noneho njye nabigize umwuga wo kuntunga ndetse n'umwuga wo kunkiza. Naribaga kandi nk'ibi bintu by'agaciro bimwe bihenze, nkabigurisha, bamfata bakamfunga, nkava muri gereza cyangwa se nkahakana ko ntabyibye. Rimwe na rimwe nkazibiranya n'ibimenyetso. Ngeze aho mba umunyamwuga mu bujura bwanjye, bimbera umurimo wanjye untunga wa buri munsi. Ariko uribaza uti kuki nabivuyemo? Maze kwicara nsubije ubwenge ku gihe, naje kwibaza nti se ko data yari umujura, nanjye nk'umwana we bakajya banserereza, niba ntaragize amahirwe make yo kuba narwara izindi ndwara ziturutse ku kimwaro n'isoni no kuba narabyakiriye, noneho njye umwana wanjye muri iki gihe we bizamugendekera bite? Ati nahise mfata umwanzuro wo kutamera nka data, kuko nubwo nabyakiriye nanjye nkaba umujura ntabwo byari binshimishije. Ati ahubwo nafashe umwanzuro kugira ngo abana banjye batazabaho nk'uko nabayeho mfite isoni n'ipfunwe muri karitsiye, ku ishuri n'ahandi hantu hose ngeze. Mfata umwanzuro ku bw'abana banjye. Nawe rero uri kumva iki kiganiro, birashoboka ko uri umubyeyi cyangwa uteganya kuzaba umubyeyi, ariko ibintu byose ukora birashoboka ko waba warabyakiriye. Gusa ibaza uti ese umwana wanjye we cyangwa undi muntu nkikije iruhande rwanjye we bizamugiraho ikihe kibazo? Iyo umuntu atareka ubujura, birashoboka ko umwana we atari kumwigiraho nk'uko we yigiye kuri se, ariko umwana we akaba mu bibazo, akaba yakubitwa, akaba yakwicwa. Bati dore cya cyana cy'ikijura. Rero nawe igihe hari ubuzima ubayemo, si ubujura gusa ahubwo n'indi mirimo iteye isoni, imirimo ya buri munsi. Jya utekereza uti ese abantu tubanye cyangwa bankomokaho bizabagiraho izihe ngaruka? Dukwiye kurekera gutekereza twirebaho ubwacu gusa, kuko ntituri ku isi twenyine, kandi dushobora kuzayisigaho n'abadukomokaho, bityo ibyo twakoze mbere bikabagiraho ingaruka. Ikiganiro cyacu ntakibaye gisubikiwe, tukwibutsa gukanda subscribe wowe utarayikora, kugira ibiganiro bifasha abantu bose dupostinga bijye bihita bikugeraho igihe. Tunagusaba kubisangiza inshuti zawe uko bishoboye kose, unadusigira igitekerezo muri comment.